birakomeye n'urugamba. Noneho niba nza gusenga yemeza ati simbe turasenga nubwo ari urugamba bitoroshye. Ni kenshi dukomeza kubwiriza abantu ngo bakizwe, ni kenshi dukomeza kubwira abahanuzi ngo bareke kubeshyera Imana. Birakomeye. Gusekura abantu bihaye intebe, abantu bihaye ijambo. Imana ishimwe uko basenga si kugisenga, wayobotse abapfumu, uyoboka Dagoni. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo nutagarukira aho nga, yambwiye ngo nudakizwa. Imana ije gusekura topaya siniwa, nutareka ubusambanyi bwawe, nutareka ubwibone, nutareka kuraguza, nutareka guterekera, nutareka izindi mana. Imana yambwiye ngo irasekuye, mu bahanuzi irasekuye, mu bashumbi irasekuye, mu bakirisitu irasekuye, mu baririmbyi irasekuye. Imana yambwiye ngo ije kuyungurura topaya siniwa eradistasefo biragatsindwa ku Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Turabasuhuje kandi tubifuriza kugubwa neza mu byo murimo byose. Abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Ni Mama Samuel wagarutse. Mama Samuel. Karame. Uraho neza? Ndashima Imana. Kwanza umaze iminsi uri mu murimo ra? Nsigaye mvuga gato nka sarara, ariko ejo nagiye ahantu mwivuga butumwa niyo mpamvu. Abantu bagiye bakugurira amazi. Abantu bagiye bangurira amazi rata ntiwumva. Ngaho se nibajye mwiyerekwa. Abantu bagiye mwiyerekwa rwose. Bashyigikira amavuta. Bashyigikira amavuta. Ariko nibyo. Bashyigikira amavuta. Hanyuma ndabashuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Hanyuma ndabakunda. Bitekerezo muma comment share subscribe. Imana bahereza umugisha kandi mbabwire ngo mukomereza aho ngaho pe, mugomeze mukanda subscribe share comment, mbese mukomereza aho ngaho kuko abantu bari kumbwira ngo turi kugenda hari Imana gukora, mbese turi kuzamuka kandi nibyo. Nta muntu ujya ubyara umwana ngo yifuze kabi ngwingiri, yifuza ko yakura. Hanyuma rero mbwira abantu bankurikiye, Imana bahereza umugisha. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu, uri nyakubahwa Mana, uri mwizubere mwiza bagutegereje, uri giti cy'inganza marumbu risambi itarumba, uri umunara muremure abaguhungiyeho, uri ubwugamo bw'abantu bawe. Turagushimiye Mwami kubw'imbabazi zawe, tugushimiye kubw'urukundo rwawe rutarondoreka, tugushimiye kubw'imbabazi zawe zitagira akagero n'uhimbazwe. Mu izina rya Yesu turagushimiye. Ninjye Mama Samuel ngarutse kuri Yabivuze TV. Senge abantu badukurikirana Mana amasaha 24 nyemereza ubahereza umugisha neza y'Imana babeho, baraga zawe zibagote. Haleluya. Abacuruzi bashyigikire, abari mu kazi bashyigikire, abarwayi bakize mu izina rya Yesu. Amaboko y'abakorera iby'ubutwari, amaboko y'abakorera ibirenze ubwenge bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Urarufa na Omega. Imana ishimwe, twabonye neza yawe, twabonye ukuboko kwawe, imbaraga ze ntizirondoreka. Ngaho nyemera mukunzi mwiza, ntaba ari njye wicaye aha ngaha, imbaraga zawe zingote, ntaba ari njye ugiye kuvuga. Mwuka wera w'Imana ganze, imbaraga zawe zishyigikire, imbaraga zawe zinzenguruke mu izina rya Yesu Kristo. Uhembura abantu bo kuri Yabivuze TV, abaguye umwe bahembure ko kuri rubashu byananiye abana b'abantu mu izina rya Yesu. Dufashe muri migambi y'umwijima katika jina la Yesu. Reka icyo wagambiriye gukora ku bantu bawe ugikore Mana, abarushe baruhurwe nawe. Urakoze kubikoze, tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane kudusengera ndetse n'abakunzi bacu kubasabira umugisha. Reka usabe kugira ngo nyuma yuko umaze gusenga ugane kuri message Imana yaguhaye kutugezaho no munsi.
Okay, reka tuvuge ijambo ry'Imana ubuhanuzi butavangiye, ijambo ry'Imana umutsima utera imbaraga, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rigera ku muntu urushye rikamuhembura kongera akumvamo izindi imbaraga, ndetse ndi kubwira abantu bikomeze kuri Yesu, bikomeze ku Mana, bagwiza ijambo muri bo. Amen. Kuko umukirisitu ugwije ijambo muri we ntabwo asubizwa inyuma n'ibipfuye hagasana byose. Amen. Ntabwo asubizwa inyuma n'ibibonetse byose. Imana ishimwe. Mbwira abantu ngo bagwize ijambo muri bo. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Imana habwe icyubahiro. Tugiye gusoma mu Migani igice cya mbere umurongo wa 23 turageza kuri 27. Imigani igice cya mbere turahera ku murongo wa 23 tugeze kuri 27. Imana ibahereze umugisha. Amen. Reka tusome mu izina rya Yesu Kristo. Dufashe gusoma igitabo cy'Imigani igice cya mbere umurongo wa 23. Yego. Nimuhindurwe n'imiburo yanjye. Yego. Nimuhindurwe n'imiburo yanjye. Yego. Dore nzabasukaho umwuka wanjye. Yego. Nzabamenyesha amagambo yanjye. Yego. Narabahamagaye murananira. Murinanira. Nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho. Yego. Ahubwo mwahinyuye inama zanjye. Yego. Zose. No kubacyaha kwanjye ntimubyitayeho. Yego. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago. Yego. Nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Yego. Igihe muzatungurwa n'ubwoba. Yego. Nk'umukungugu ibyago byanyu bikaza nka serwakira. Nushaka rekera aho ngaho. Igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Amina. Imana ishimwe. Amen. Dusomye amagambo y'Imana. Haleluya. Amina. Aravuze ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye. Amen. Bibiliya iravuze ngo nimuhindurwe n'imiburo y'Uwiteka. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo ndetse ngo mwumvire inama zanjye. Amen. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka yabaramburiye ukuboko ntimwabyitaho. Amen. Haleluya. Ngo Uwiteka yaturamburiye ukuboko nitwabyitaho. Amen. Mu yandi magambo Uwiteka yaramburiye ukuboko abana b'abantu ntibabyitaho. Haleluya. Uwiteka yaramburiye ukuboko bavuga butumwa ntibabyitaho. Amen. Utangiye ku murongo wa mbere haravuze ngo nimuhindurwa n'imiburo yanjye. Haleluya. Mbwira abantu ngo nibahindurwa n'imiburo y'Uwiteka. Haleluya. Niba uzi ko hari ibintu wishingikirijeho ibyo bije kugupfana ubusa. Haleluya. Ahubwo hindurwa n'imiburo y'Uwiteka. Haleluya. Biravuze ngo Uwiteka yakuramburiye ukuboko ntiwabimenya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Munyamasengesho Uwiteka yakuramburiye ukuboko ntiwabyitaho. Muvuga butumwa Uwiteka yakuramburiye ukuboko ntiwabyitaho. Mukirisitu Uwiteka yakuramburiye ukuboko ntiwabyitaho. Mukirisitu Uwiteka yakuramburiye ukuboko ntiwabyitaho. Haleluya. Imana ishimwe. Papa Uwiteka yakuramburiye ukuboko ntiwabyitaho. Uwiteka arakuburiye ntiwabyitaho. Uryamye Imana aragusanze ntiwabyitaho. Uri mu muhanda Imana aragusanze ntiwabyitaho. Uri mu kazi Imana aragusanze ntiwabyitaho. Haleluya. Ngo ndetse yakuramburiye ukuboko. Imana ishimwe. Amina. Urangije ntiwabyitaho. Haleluya. Umva ijambo ntinya cyane. Amen. Bibiliya iravuze ngo nzabakina ku mubyimba icyo mwatinyaga kibagize gute? Kibagezeho. Haleluya. Mu yandi magambo muvuga butumwa. Haleluya. Imana ishimwe. Uzatinya. Haleluya. Imana ishimwe. Mbese uzagira ubwoba icyo watinyaga kikugezeho. Haleluya. Mukirisitu uzagira ubwoba icyo watinyaga kikugezeho. Amen. Mu yandi magambo nutareka ibyaha byawe inkoni y'Imana irabanguye. Amen. Nutareka ubusambanyi bwawe inkoni y'Imana irabanguye. Nutareka ishari ryawe ikitinya kizakugeraho. Wambaza Imana igutererane. Haleluya. Nutareka uburyarya bwawe uzahamagara Imana igutera umugongo. Imana ishimwe. Nutareka ubwibone bwawe uzahamagara Imana igutera umugongo. Haleluya. Nutareka ububeshi bwawe uzahamagara Imana igutera umugongo. Ni waya sire bone drome fo munyamasengesho nutareka. Amen.
Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo nzabakina ku mubyimba. Topaniwa, icyo watinyaga kikugeze gute? Kikugezeho. Amen. Muvuga butumwa, Uwiteka azagukina ku mubyimba. Icyo watinyaga kikugezeho. Mushumba, Uwiteka azagukina ku mubyimba. Icyo watinyaga kikugezeho. Muhanuzi, Uwiteka azagukina ku mubyimba. Icyo watinyaga kikugezeho. Amen. Bwana sifuwe, Imana ishimwe. Ntangariza abantu, umuntu ufite inzira z'igisiyoni ntabwo anywa inzoga. Umupasiteri muzima muri mwuka w'Imana ntabwo anywa inzoga. Haleluya. Umupasiteri muzima muri mwuka w'Imana ntabwo asambana. Umupasiteri muzima muri Imana ntabwo ajya kuraguza. Ni wayasire bone dromefo. Umupasiteri muzima muri Imana ntabwo yivanga n'andi mahanga. Efurayimu yivanze n'andi mahanga, amera imvi z'urutarutaru. Imana ishimwe. Munyamasengesho niba udafite imvi z'urutarutaru. Muhanuzi reba niba udafite imvi z'urutarutaru. Mukirisitu reba niba udafite imvi z'urutarutaru. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo nzagukina ku mubyimba. Icyo watinyaga kikugezeho. Ni wayasire bone dromefo. Mbwira abantu ngo Uwiteka araje. Imana yambwengije mu bashumba. Imana yambwengije mu bakirisitu. Imana yambwengije ku isi yose. Nagira nkubwire ngo ishano rirakugwiriye. Nagira nkubwire ngo ishano rigwiriye abantu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nagira ngo mbwire abantu ngo umukristo muzima ntabwo agora iby'Imana idashaka. Amen. Umukristo muzima urimo Imana ntabwo ashyigikira ikinyoma. Umupasiteri muzima urimo Imana ntabwo ashyigikira ikinyoma muri we. Haleluya. Ntabwo ahintebe ubutinganyi, ntabwo ahintebe ubupasiteri. Imana ishimwe. Haleluya. Nako babigize ngo biroroshye. Amen. Gasanga umuntu mu rusengero hatanga nk'icya 10 cya miliyoni cyangwa se icya 10 cy'ibihumbi 500. Amen. Yatingana ati hoya, Imana ishimwe. Mushu, Imana izakwica. Yatingana ati ntabwo nagutenga. Haleluya. Nagira nkubwira ngo Imana ije gusekura. Haleluya. Niba uzi kuri umupasiteri muzima ugashyigikira ubusambanyi ugasambana do, Imana yambwengije gusekura mu bapasiteri. Imana mfashe imikoro, mbabarira rwose, mfashe imikoro mvugira Imana. Mfashe umupasiteri muzima urimo Imana ntabwo asambana. Amen. Umupasiteri muzima wahamagawe n'Imana ntabwo ashyigikira ikinyoma. Amen. Biragatsindwa kuba uzi kuri umukozi w'Imana ugashyigikira ubusambanyi. Biragatsindwa kuba uzi kuri umukozi w'Imana uri umuvugabutumwa wahamagawe ukirirwa usambana. Haleluya. Imana yambwengije gusekura. Muhanuzi, Imana iragusekuye. Niba uzi kuri indyarya, Imana iragusekuye. Niba uzi kusambana, Imana iragusekuye. Niba uzi kunywa inzoga, Imana iragusekuye. Mushumba, niba uzi ko wicara ku ruhimbi hari ibindi wicenyeje, Imana iragusekuye. Ahanga karakugwiriye, ishyano rirakugwiriye. Topaya siniwa heradistasefo rapawa zinima ni wayibone dromefo. Imana ishigaje gusekura abantu bihaye intebe, abantu bihaye ijambo. Imana ishimwe. Uko wasaga si kugisenga wayobotse abapfumu, uyoboka Dagoni. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo nutagarukira aho nga, yambwiye ngo nudakizwa. Imana ije gusekura. Topaya siniwa. Nutareka ubusambanyi bwawe, nutareka ubwibone, nutareka kuraguza, nutareka guterekera, nutareka izindi mana. Imana yambwiye ngo irasekuye. Mu bahanuzi irasekuye, mu bashumba irasekuye, mu bakirisitu irasekuye, mu baririmbyi irasekuye. Imana yambwiye ngo ije kuyungurura. Topaya siniwa heradistasefo. Biragatsindwa kuba uri umunyamasengesho ugashyigikira ikizira muri wowe. Inkoni y'Imana irabanguye, ukuboko kw'Imana kurakubanguriye. Twarahanuye ngo niko zahoze, ba nyiranda bimenyere ngo niko bizahoze. Burya icaragerageje ijya kukwicara agoragoje, ariko iyije topaya siniwa, iyije hinyuze biramenyekana. Iyije biramenyekana igeze ku muntu. Imana ishimwe. Imana yambwengije gusekura. Mushumba, niba uzi kushyigikira ikinyoma, Imana iragusekuye. Niba uzi ko ubusambanyi bwakunaniye, Imana iragusekuye. Niba uzi ko ubusinzi bwakunaniye, nutihana, Imana iragusekuye. Imana yambwiye ngo 2025 Imana ije kunyura mu bantu. Ese wagira ngo Imana iguteje indwara ikakwica ugakinduka ntabwo yabigusekuye? Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ugasanga umuntu n'umukozi w'Imana yafashe ikinyoma muri we, harangije agihereza intebe, ukuri muri we yarakwicariye, yanze kukwerekana. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo iragusekuye. Nibyo atanga icya 10 cyinshi ntabwo namutenga. Imana yambwiye ngo iragusekuye. Ibyo byahubitse, ibyo byawushigikira mu itorero. Mushu, Imana ije kugusekura. Ndabizi n'ubundi ntimunkunda, murakiroko
komateri nyinshi. Imana yambwiye ngo irasekuye, mu bantu irasekuye we. Imana yambwiye ngo irasekuye, mu bahanuzi irasekuye, mu bavuga butumwa irasekuye, mu baririmbyi irasekuye, mu bantu irasekuye. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo mbwira abantu nimukizwe. Ijambo ryavuze ngo iki? Ijambo ryavuze ngo nzabakina ku mubyimba, icyo mwatinyaga kibagezo. Amen. Muvuga butumwa, Imana izagukina ku mubyimba. Niba uzi kuri umusambanyi ukaba muri wowe utakizwa, Imana izagukina ku mubyimba. Niba uzi kuri umukirisitu ukaba muri wowe ufite izindi mana wimitse, Imana ije kugusekura. Kandi ubwo Imana igusekuye ikubise muri kinubi, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Topaya sini wadi stasefo. Niba uzi ko muri wowe hari imiti ukenyereyeho kandi ukaza mu nzu y'Imana ukavuga ngo uri umukirisitu ufite inzira z'igisiyoni, Imana yambwiye ngo iragusekuye. Ibyo wigira byose Imana yambwiye ngo iragusekuye. Mbese ibyo wakora byose Yesu yambwiye ngo arasekuye kandi akubise mu cyico, akubise kinubi. Imana yambwiye ngo izanye intara, Imana ije kugosora. Imana yambwiye ngo izanye umweyo. 2025 Imana izanye umweyo. Imana hari ibishwami ije gukuraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ijambo ryavuze ngo narabahamagaye muri ninira, ariko nzabakina ku mubyimba. Ibyo mwatinyaga bibagezeho. Haleluya. Muvuga butumwa, Imana izagukina ku mubyimba. Ibyo batinyaga bikugezeho, munyamasengesho Imana izagukina ku mubyimba. Ibyo batinyaga bigezeho, Imana ishimwe. Biragatsindwa kubwira umuntu wamenye ukuri. Haleluya. Aravanguri yarambwira iki? Imana ishimwe. Yahubwiye ngo niwe wantera amabuye, ariko Yesu yambwiye ngo aje gukubita mu cyico, kandi wakubise mu cyico abantu barabimenye. Yesu yambwiye ngo arasekuye. Mugabo arasekuye n'udakizwa, muririmbyi n'udakizwa Imana irasekuye, papa n'udakizwa Imana irasekuye, mama n'udakizwa Imana irasekuye. Abantu b'iyi minsi aravuga ngo Imana yacu ntabwo ihutiraho, nta nubwo Imana yacu yica. Imana ishimwe. Haleluya. Ntangariza abantu ngo Imana irica. Papa, niba uzi ko muri wowe hari izindi mbaraga wisunze, niba uzi ko washyigikiye inyuma muri wowe, Imana yambwiye ngo ije gusekura. Amen. Muhanuzi, niba uzi ko hari izindi mana wimitse muri wowe, Imana yambwiye ngo ije gusekura. Haleluya. Kandi ubwo Imana isekuye abantu barabimenye. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo narahamagaye muri ninira, ariko nzabakina ku mubyimba. Ibyo mwatinyaga bibagezeho. Haleluya. Yesu yambwiye ngo agiye guteza indwara mu bantu. Nacyo nicyo utinya. Haleluya. Imana yambwiye ngo ni wa yasire dromefo hateje mu gigirimbura. Abantu bagiye gupfa, abantu bagiye gupfa, indwara zigiye kuba nyinshi, ariko mwahindukiriye Imana, mwakumviye umuburo y'Uwiteka. Amen. Bantu mwakumviye umuburo y'Uwiteka. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo narabahamagaye muri ninira, ariko nzabakina ku mubyimba. Icyo mwatinyaga kibagezeho, musore, Imana izagukina ku mubyimba. Icyo watinyaga kikugezeho. Haleluya. Mama, Imana izagukina ku mubyimba. Icyo watinyaga kikugezeho, mugabo, Imana izagukina ku mubyimba. Icyo watinyaga kikugezeho, Imana ishimwe. Yesu yambwiye ngo aje gusekura. Imana ije gusekura. Heto pani wayasi herara power distance taya sire bone dromefo herara power mandiko. Imana yambwiye ngo ije gusekura abantu muve mu byaha, abantu muve mu bintu bidafite umumaro. Haleluya. Nibyo je ko ufite amafaranga menshi, ariko ntabwo amafaranga ajya kura mu rupfu. Haleluya. Icyo shimira Imana rero, buri Imana nirurangiza rwa burundu. Imana yaritegereje bango hoya metero kuri metero. Amen. Nicyo kintu nkundira Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Buriya ntangariza abantu ugeze hari ukabona ahantu basezereye umuntu bamushyize mu mva, hari ahantu wagafashe icyemezo ukabwira Imana ngo Mana, nanjye iminsi yanjye yo kubaho. Amen. Mpereza kubaho nkiranuka. Haleluya. Imana ishimwe. Mbwira abantu ngo abantu nimukizwe n'ubwije gusekura. N'ubwa mbere imyaka mbaho njya kuri kamera, n'ubwa mbere nakoresheje gasekuru. Imana niko yantumye. Mbwira abantu ngo Imana ije kugira gute? Imana ije gusekura, igiye guteza mu gigirimbura mu bantu. Imana ishimwe. Ayo mafaranga wishigikirije gupfana ubusa, ugasanga umuntu n'umugabo afite umugore, ataye umugore mu nzu, agiye kurara muri roge. Imana ije gusekura iyo roge urara. Imana ije gusekura. Yesu yambwiye ngo aje gusekura. Amen. Ugasanga umuntu n'umumama ataye umugabo mu nzu, aravuga ati sheri ngiye mu kazi, kandi utagiye mu kazi usohotse n'undi mugabo. Imana ije gusekura. Mama, Imana iragusekuye. Imana iragusekuye. Amen. Ugasanga umuntu n'umushumba
ayobora ubwoko bw'Imana. Amen. Yarangiza akirirwa ayobya intore z'Imana. Imana yambwengije gusekura. Amen. Mbwira abantu ngo abantu nimuhinduka. Haleluya. Nta mugabo muzima waciye inyuma y'umugore we, nta mugore muzima waciye inyuma y'umugabo. Haleluya. Nta muvuga butumwa wasambanye, nta mupasiteri wasambanye, nta murimbyi wasambanye. Haleluya. Kera abantu bajyaga bakora icyaha ukabona nk'umuntu w'umunyamasengesho, ni urugero niba yasambanye akaza mu nzu y'Imana ari kurira. Amen. Ariko abantu b'iki gihe basigaye banywa ibizanga, banywa amazi. Haleluya. Imana yambwengije kuruka abantu benshi. Imana ije kuruka abantu benshi. Muhanuzi, Imana ije kukuruka. Mu pasiteri uzi gukora ibintu bitemeranya n'Imana. Imana ije gukubita kinu, ije kugusekura. Imana ishimwe. Mwari niba uzi gukora ibintu bidakwiranye n'Imana, Imana ije kugusekura. Amen. Ngira abantu mwihane. Uyu munsi nazanye ibisharira, mwihangane. Byaravuze ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge. Amen. Ariko Imana yambwengije gusekura. Ni ukuri. Gasanga umuntu n'umugabo ari agenda bipuridasi, Imana yambwengije gusekura. Ije gusekura. Amen. Ugasanga umuntu n'umusore afasha abakobwa 1000 arabatendetse ngo ni sheri, araye kuri telefone abahamagara, sheri I love you, nundi sheri I love you. Imana ije gusekura. Ije gusekura. Ije gusekura. Amen. Ugasanga umuntu n'umukobwa haririrwa senya ingo z'abantu. Amen. Haragera ku mupapa ndagukunda, kafite umugore we uramukunda miki. Urwo rukundo rufite iyihe ntego? Urwo rukundo rugamije iki? Imana yambwengije gusekura. Bamaso Imana itagusekura. Amen. Bamaso Imana itagusekura. Hanyuma ndabakunda kuri no yabivuze TV, mukande subscribe, comment, share kandi mukomereza aho ngaho mbabwire ngo imbaraga n'amavuta. Hanyuma reka dusenge, ariko nomero zanjye ni 0786737338. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana y'inyembaraga. Uri mwiza Mana, ubereye mwiza bagutegereje. Tugufite nitwifuza undi murengezi. Ni waya sire bone drome fo herara powers nima ni waya sire distance. Nyemera ijambo riherekeze. Mwuka wera w'Imana akora imirimo n'ibitangaza, kandi abantu bagiye kuryumva bihane, abantu bagiye kuryumva bace bugufi. Taya sire bone hera distance fo. Abagabo bagira impinduka, ababyeyi bagira impinduka, abasore bagira impinduka, abantu bari mu bihugu bitandukanye badukurikirana bagira impinduka. Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, iri jambo rishora imizi muri bo. Heto paya siniwa, kuko ijambo ravuze ngo arabahamagaye barinira, ariko uzabakina ku mubyimba. Icyo batinyaga kibagezeho. Nanjye ndasenze kugira ngo bahinduke, nanjye ndasenze kugira ngo bafate umwanzuro muri bo, mu izina rya Yesu. Wari urembejwe n'ibyaha, uyu munsi afata icyemezo. Buri muntu wese wari ufite imbaraga yamutwazaga igitugu, mu izina rya Yesu. Amaboko y'Imana Mana uyabagwizeho, kandi Mwuka wera w'Imana ganze. Urakoze Yesu kubikoze, mbisabye nizeye izina rya Data wa twese niwe Mwuka wera. Amen. Amen.